Official TV rero ni fresh and fun content ni Kaspa ariko ubungubu mba ndi kumwe na Wiro rero kwa konti tugenda dusura abantu bagiye batandukanye mu bintu byabo bigiye bitandukanye uno munsi rero natembereye mva hariya mu Kiyovu ndangije mva hariya ku Muhima Central Mindanya reka nze gusura Muriro ndebe ko aho bigeze ko arakumushe tugeze kuza hano tubona studio atari ukungu ko studio none imeze neza ni Jiva Records Muriro wagwa my bro Batman Sexy guys. Yeah. Muriro ejo bundi tugeze kugusura wanaje kuri studio turaganira Muriro wakiragiye n'ubu ngubu bitandukaniye ntawo bitandukaniye cyane mu personality de wundi yego wenda mu bikorwa navuga ko wenda abarimo improvement kugira ngo nkomeze kugira flavor idashira kuko most of the time ubura kugira ujyane na music neza wenda uhora kuri level nziza bisaba kuhora we updating wenda ko harimo improvement hanyuma Muriro njya nkunda asigaye no byanze ko ndacyajya twahuye captain turajya hanze ndumva shayari yari hanze hamwe na up tujye up ya Bruce the First na album yanoza Mistake Mistake ntabwo ari bwaje hanze yari hanze yari hanze ko twamushoboye ni ubu ngubu captain yagiye hanze ni Muriro noneho na dote no Maron ndi kuvuga za track zagiye zimera nkaho boosting cyane Muriro ni iki kintu noneho tugeze ku umwaka wa 2023 tugiye kurangira ni cyo kintu Muriro ubu ngubu ari kwishimira muri kariyeri uyu mwaka navuga ko ari umwaka nyine w'amahirwe umeze nka starting point nubwo naratangiye mu gihe cyashize gusa recognition as a producer ufite touche yiwe umwaka nibwo abantu babasha kumenya ibintu byanjye naho bitandukanye n'abandi wenda n'abantu bagatangira kunya approaching bashaka ko twakorana rimwe kanavuga ko ari umwaka witangiro kuri njyewe wabandi mbasha no kubona uburyo nahereza abantu ibintu bindimo no bakabasha kubyumva batavuga ngo ese uyu muntu ninde bakaba bazi aho babikura bakaba bazi aho babikura ariko ikibazo bisengira n'iki watangiye gukora ko ni hari igihe numva ataciye nkumva harimo gakondo imeze ni ibintu biri kwakirwa neza n'abanyarwanda cyane kubera ko mbona hari uburyo nyine music yacu ibimeze nk'yateye umugongo gakondo yenda ubu bitangiye kuza ariko mu myaka ishizeho ubona ko ari uburyo twayobotsa afrobeat cyane gakondo yameraga nk'aho iri kugenda ivamo nyine iki cyaguteye courage kugira ngo noneho wumve ko wakorega ko ubundi mu busanzwe ubundi ndi mutoya bana nabanaga na nyogokuru yakunda kumva gakondo nayikundaga cyane none akunda indirimbo yitwa ngo urashaka ikingarambe sinzi niba uyizi wowe ushaka uri muto bango urashaka ikingarambe na 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 ni azari mu ndirimbo zimwe nakunda nk'izaba Minani urumva none njyewe ni influence cyane n'ibyo bintu bya gakondo ariko n'ubundi musanze ndakundaga n'indirimbo za Chris Brown ngakona Afrobeat kuko njye n'umuntu nakuze numva music yose ibaho sibyo none numva se ni gute umuntu ashaka gufusinga to ni gute umuntu afusinga like injyana tukumvamo ikintu gishya tudasanzwe tumenyereye none nanjye iyo ndi gukora nk'ikintu naka mu ruko nshoboye kugira mbihuze neza none bivemo ikintu kiri unique kandi umva ko kitari kihura n'umwimerere w'abanyarwanda ni urugendo rwari rworoshye kugira ngo kubera ko n'ubutumwa nk'abantu kuko njye numvishe nka Jongle numva Ryangombe nane wayikoze numva Captain numva up wumva nyine ifite kick y'abanyarwanda mu kuntu usibye Dotel nawe nyine wumva nyine atari cyane ni ibintu ndi kuvuga noneho ya public y'abanyarwanda n'abantu kubera ko ibyo dukora byose n'abanyarwanda turi gukorera ni ibintu wese bakira ku buryo bwihuse cyane ahubwo ni ibintu byantunguye ko naje kumva nkajya mbona n'umuntu w'umuturage uri usanzwe ariko nyandikira nk'undi ibintu ukora ndi umufana wawe ntabwo nzi ko nyine n'umuproducer yagira abafana wenda nawe wenda umwartiste niwe ushaka kuvuga ngo ndagufana ariko umuturage usanzwe ntabwo yabivuga mbona uri n'abapeti none apana kuvuga iki abapeti bo mu myaka 17 n'umunani wenda n'abantu bakuru
nkabura n'abandi ba producer barenze bunakuze numva akambwira ati bro ibintu urimo ni sawa nyine ikintu kiza abantu barabyakiriye cyane barabikunda fasha. Hanyuma muri tracks zose umaze gukora mu mwaka kubera ko n'ubundi turi gusoza umwaka byanze bikunze nyine ni ikintu nyine tuba tugomba kuvuga twese. Muri tracks zose umaze gukora mu mwaka niyo track wakoze ukavuga I made it. At the first ubwa mbere urana nkora Captain numvaga nyine ari ibintu biraho man nazi ko nta n'ikintu izakora kirenze urumva Captain twe twarayikoze mbere uko za Shayo nzikora za nkora na za na up Captain nge nayimenye kizasohoka ariko ntabwo nari nzi sinabyaye nayimenye mbere ya Shayo kubera ko kuri album ya Kivumbi Shyashya no yo yayisohoye nka single ariko nge nari mbizi maybe washaka bizi ko mushaka muhuza kuko Kivumbi yaje ku Shusho TV avuga ko nibura iki gihe yakoranye ikiganiro yaje mu kiganiro Roundabout avuga ko afite track n'abantu bo hanze gusa nigeze mentioninga n'amazina ubwo nahise nyeka ko Pass nyine ari ugomba kuburi no kuvuga ngo Captain nikora urumva yasohotse yashize nk'umwaka hafi n'igice twarayikoze Shayo yasohotse n'imaze nk'amezi nk'ane nyikoze ndisoko Shayo nyine urumva nari nyiteze ibintu byinshi pe nyine undi urabona public y'abanyarwanda barayimenye na YouTube na Miri niyo ndirimbo nakoze ambere za Miri byari sawa ariko ikintu kirenze kuri Captain yo nuko andi ndirimbo ya my public itari yo mu Rwanda gusa nkabona abantu banini bo hanze bari kunya approaching hari n'izindi nakoze muri umwaka zitarasohoka z'abantu bo hanze ako navuga ko n'umwaka indirimbo nanjye mvuga ati appreciation yayo cyane ni Captain hakazo n'indira up ya Bruce the First ni banakunze cyane njye mbibona kuri TikTok cyane byatangiye ya ndimbo 10 years old na young boy na coin kesho bwana kuri pen ndayizi byatari ni kuri album ya Mistake Took Effort ni track wowe wakunzeho cyane ari ndimo nakunze yitwa Ryangombe Ryangombe rero impamvu nayikunze cyane nuko uburyo nayikozemo nuko bwuzuyemo ubunyarwanda cyane ariko akabamo na kuimodernizing no tushayo nayikozemo ni tushiri ni kudashobora kumva kanje yikoze yangize nabonetsemo undi muntu hanyuma muriro ko tugiye kujya mu mwaka 2024 ni umwaka navuga ko uzaba nyine ari umwaka w'ibikorwa cyane ni ikihe kintu wa muntu ukunda umuziki nyarwanda cyangwa wa muntu wakunze muriro ari buze kwitega umuntu arapanga n'Imana nayo igapanga gusa for me icyo navuga mfite byinshi byo kubaha ntibakomeze kumva ko bari buze kumva indirimbo imeze nka Captain cyangwa Shayo cyangwa Pop mfite byinshi byo kubaha byiza umwaka utabitege byinshi byiza baraza kwitega byinshi byiza hanyuma ni gute bakubwiye ngo ishusho y'umuziki nyarwanda kubera ko uzi nyine uburyo struggle hanze ahura nazo ahantu bakura baramutse ngo hagire ikintu gihinduka byabayeho muri uno mwaka n'iki wahindura wowe ari byinshi cyane kuri ibyo n'ubundi turacyafite urugendo ariko hari n'urwo twakoze ari intambwe twagezeho ko hari abantu benshi cyane babasha kumenya bo hanze yacu ko mbere twarwanaga yuko ndabyibuka abantu bo hanze bapfa kutumenya baragenda batumenya gake ariko urumva turacyakeneye wenda n'abantu baza muri no music bakayipushinga bakageza kuri nkuko twumva hanze wenda bafite abantu banini barize kwakora izo connection nk'ubwo wenda tubona nyine no afro y'aba Niger iri gutwika ni yacu yatwika cyangwa nibyo dukora mu Rwanda byatwika wenda nubwo tuvuga nyine izina style zacu dukona gukora no munyarwanda yakora ahandi zigatwika ahubwo kibura nuko na bantu babashoramari bashobora gushora imari bakadupushinga tukagera kure natwe byakunda ubu ikintu dukenewe nka change kirenze nuko abantu benshi cyane bari pushing kuko akenshi usanze ari abantu bakeya muri music yiwacu bapushinga ibintu bimwe niyo ushobora gusanga twumva injyana imwe mu gihugu ibintu bimwe nyine kandi ari abantu benshi cyane kandi n'umuntu umwe wakora reggae yatwika akaje n'uwakora hip hop yatwika ariko ugasanga birabogamira namwe ko haza umuntu umwe ufite uburyo uwo mukire wenda runaka ukundi iyo njyana runaka cyangwa kundi ibintu runaka akavuga ati ngiye gushora muri ibi
none ugasanga icyo kintu gifite power play cyane none wasanga none gifite power play cyane hari ibindi bintu biburizwamo tu kandi abantu benshi bakeneye kubyumva ko twe abantu dukunda ibintu bitandukanye urumva cyane abantu bumva mu bintu mu buryo butandukanye kugira ngo dukore injyana dukore entertainment full apana ibogamiye namwe. Hanyuma tumeze nk'abagana no ku musozo w'ikiganiro twagiranye turi kubona kuba ni ikibazo yenda mpora nibaza cyane kuba turi kubona abahanzi yenda banazwi cyane bashobora kubona haba mu festival runaka baboostinga cyangwa ibitaramo runaka bakaboostinga ariko bikarangira abahanzi bataramiye ubuntu cyangwa baririmbiye ubuntu kubera ko hari abaterankunga benshi umuhanzi araza kubona ariko abaturage bakabonera ubuntu. Kuri we ni ikintu kiri supportive ku muziki nyarwanda cyangwa ni ikintu kigabanyiriza agaciro umuhanzi? Akenshi cyamugabanyiriza agaciro. Urabizi hose ko biba? Biraba cyane. Gusa njye mbibona nyine nko kugabanya agaciro k'umuhanzi most of the time nagaruka muheza. Noneho dusoza noneho ni iyihe message uri buhereze abantu bakurikira Ishusho TV kubera ko tugiye gusoza umwaka noneho kugira ngo wanamugani Jiva Record just kugira ngo bamenye ko kubera ko we here to support music industry muri rusange umuziki ubutumwa kamera ni yawe uhereza abantu baragukunze no muri izo track zose. First of all ndabashimira cyane ku bantu bansapotinze bagakunda ibintu nkora n'abambwiye ko babikunze kandi babifana ndabashimiye cyane. Ndabifuriza kandi umwaka mushya muhire wa 2024 kandi ndabwira ko uyu mwaka wa 2024 guhera tariki ya mbere bitegura ibintu by'imiriro gusa, no time to joke. Bless up.